ije ibyiza, urugo rwiza, Imana mu rugo rwanyu, muzabyara abahungu n'abakobwa, muzabyara n'impanga nta kibazo. Arisi wibare kutadushwaza, wibare gushaka umugabo. ngo nukuva mu bwiza tujya mu bundi. Ejo bundi rero duherukira mu bukwe bwa Josh Ishimwe, cyangwa rwose turarya tubuvuyemo tujya mu bukwe bwa Vestina ndetse na Idrissa, aho byari byifashe neza kurusha ahandi hose. Turarya naho turanywa, ni ibirori byiza bishimishije. Ubwanya rero twavuye mu bukwe bw'umukobwa bita Kayitesi Alice. Ni umukobwa rwose abantu benshi bazi ku izina Linda muri filime y'Umuturanyi, umukinnyi wa filime abenshi bamuzi rero muri filime y'Umuturanyi bamwita Linda, ni ry'abantu benshi cyane muzi. Ejo bundi rero yagiye mu gusezerana imbere y'amategeko, ubakakanye rero yaje kuba yakwa aranasaba, arangije rero bajya no muri reception, baje nyine bajya no mu rusengero. Ibirori byiza byari biryohereye abantu bari babyitabiriye, dore ko twagiye tubona abantu bagenda bamutura cyane. Umugabo we nawe yaje kuba aramuririmbira, umugore nawe rero akajya ashyira mu buntu amuririmbira we Linda. Hano muri kino kiganiro turi bukoreshe Linda kuko ari azwiho cyane. Umukinnyi rero ukinisha ari we Tony Kiboki, nawe yaje kuba yagira ikintu aza amubwira rwose amambo meza aryohereye, ndetse kandi baje kuba bamuha n'impano. Clapton Kiboki rwose yaje kuba yamuha impano kuko yagiye amufasha ibintu byinshi cyane, ndetse na Aisha yaje kuba yavuga kuko nawe ngo yagiye afasha muri uno mujyi nyine wa sinema. Si ibyo gusa kandi twagiye tubona kino kirori y'ubukwe bwa Linda n'umugabo we. Kino kirori cyari cyitabiriwe n'abasitari benshi cyane bakina amafilime. Twagiye tubona Bakramani ndetse na Benya, twagiye tubona ba Jojo, murabazi niwe we wanamwambariye. Jojo niwe we wamwambariye rwose bamubera mare. Jojo cyangwa Ravi muri filime gukina ubu nyine muramuzi cyane. Twagiye tubona abantu benshi cyane bakina amafilime. Hano rero ngiye kubagezaho gahunda yose uko yagenze, uko yatangiye guhera hariya mu rukiko ukarinda barangiza neza ikorwa cyangwa udutendo twagiye tuberamo twose. We nitugucike, nta kintu usabwa no gukora subscribe aho ngaho hasi, ugakora like, share ndetse na comment kujya mu biganiro byanjye byose bigiye bitambwe. Waka kanya tugiye gutangira nkwereka uburyo byagiye bigenda. We nukureho umurongo wawe wa telefone, wowe reba witonze. Nongeye kubasuhuza, amahoro y'Imana abane namwe. Igihe turi kumwe aka kanya ni Joshua. Nk'uko bisanzwe ubukwe bundi bitangirira nyine gusaba imbere y'amategeko. Reka dutangire aho ngaho rwose ariho tutangirira, mbereka uburyo byari bimeze. Uburyo rwose byari byiza cyane. Hano muri kureba aka kanya bari kubyina, hano bari mu isaba. Umusore yari yaje gusaba nyine uyu mukobwa bita Linda. Noneho bidatinze bahise bajya mu rusengero yo gusezerana imbere y'Imana. Dore ngabo umukobwa agiye kuvuga utugambo. Reka Alice nawe adufashe, nawe amusezeranye ibivuye ku mutima we. Marene aradufasha, hanyuma avuga ijambo yateganyije kuri uyu munsi. Naba
nzasaba Imana izongere kureme musange mu ijoro ngira ngo ukunze I promise. icyo kintu muracyumvisha abo hejuru ra imana nimujyana abamusaba ajyayo amwereka ko kimukunda niwe mugabo niwe uri inzozi zanjye nzagukunda mu bishoboka n'ibidashoboka nzagukunda urwaye nzagukunda ukennye nzagukunda ukize ikintu nsaba Imana izabiduhana byose tubicira kugira ngo nituva mu isi tuba dufite ibyo tuvuga ndagukunda now and tomorrow forever and ever. wow. Bidatinze twese dusubira muri reception tujya kwiyakira, sibye yuko ariho twabonye n'ibintu bitunguranye cyane, ariho Clapton Kibonke yaje gutungura uyu mukobwa akamubwira amagambo meza, ndetse ari kumwe na Aisha, ariho twanabonye umugabo wa Linda yaje kuba yamuririmbira rwose, tutari tuzi ko azi no kuririmba, yaje kuba yamuririmbira atungura umukunzi we. Aho rero twe turi muri reception ubwo umugabo we ari kuririmbira umugore we Linda indirimbo nziza rwose yaba yateguye ngo hano yaramuhaye, kandi rwose ntabwo twari tubyize. Muri reception rero niho habereye nk'uko nabibabwiraga, habereye uduta twinshi cyane, ariho na Clapton Kibonke yaje kuba yaza. We nta kindi usabwa wowe aka kanya kugira ngo dukomeze, banza ukande subscribe aho hasi, ukande like, comment na share, ubundi ibiganiro byanjye byose bijya bitambuka bijya bikugeraho mbere y'abandi. Ibiganiro nk'ibi byiza rwose, ibi rwose uri kubona ubu utamenye ahandi n'ahandi wazajya ubisanga, ujye urebe rwose kuri Joshua TV show kugira ngo tujye tugendana gatanu ku kandi. Ibirori rero byarakomeje bigenda rwose kandi ari byiza cyane. Ibyiza, urugo rwiza, Imana mu rugo rwanyu, muzabyara abahungu n'abakobwa, muzabyara n'impanga nta kibazo. Arisi wibare kutadushwaza, wibare gushaka umugabo. Ibirori bisa nkaho byarangiriye aho ngaho rwose muri reception, nta kindi cyari gisigaye ko ari ukwitahira. Ubundi nanjye nta kindi nabifuriza, bazabyare hungu nakoga nk'uko uwo mukobwa yabivugaga Aisha, rwose bazatunganirwe, bazagira urugo rwiza. Njye muri kumwe yari Joshua, tuze guhurira mu bindi biganiro mu kanya. Ciao ciao.